Ikibazo Rocky Entertainment yagize, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, pero nkaba n'umuvugizi wa rubanda, ndabasuhuje cyane abakomeje kugenda mukora subscribe, komereza ahuta. Rocky Entertainment akaba yagiye imbere ya kamera kuri YouTube ye nk'uko muzi. Rocky yatangije agenda akora bitandukanye kuri content ye, yavuze ko YouTube channel ye nubwo abantu bari kugenda hari ibyo barimo gukosora, ko yatangije indi YouTube yayise Rocky News. Rocky News akazajya anyuzaho ibiganiro n'amakuru, niko yatangaje. Ariko abantu benshi bakunze kugenda biyitirira iri zina ry'YouTube yatangije Rocky News, abantu benshi bari kugenda bayiyitirira, ibi ntabwo ari byo cyane. Ariko ugendeye ku mategeko ya YouTube, benshi bari kugenda banariza cyane batekereza ibintu bibi cyane, ariko nawe wabitekereza niba uri mu content creator, uri mu YouTubers, nawe wabyibazaho. Umuntu wari ufite aba subscribers miliyoni n'ibihumbi 240, ariko kuri iyo YouTube ya Kimomo News akaba amaze kugira ibihumbi 48, akaba amaze kugira video 23, akaba yaratangiye ni June ku itariki 29, 2024 YouTube nibwo yayifunguye. Mu gihe iyi ngiyi yari amaze kugira aba subscribers miliyoni bamukurikiranaho, yari amaze kugira video 802 ho. Akaba yaratangiye May ku itariki ya mbere muri 2019 nibwo yatangiye, ho yari amaze kugira miliyoni 126 z'abantu bamaze kumureba. Ahandi ho haracyari munsi y'ibihumbi 500 kuri Kimomo News, aracyari hasi cyane, ari gukora. Ariko abantu benshi bari kuvuga ngo ni uburyo ashaka kugira ngo agire channel ebyiri zimwinjiriza zitandukanye, hose azajya yinjiza. Ariko se ntabwo byumvikana uburyo wowe ufite YouTube channel wakora ikiganiro kikarebwa n'abantu 100 cyangwa se 50 cyangwa se miliyoni mu kwezi cyangwa se ku isaha, utangire kuri YouTube urakora ukamara n'icyumweru utari wuzuza ibihumbi 100, kandi wabyuzuza mu munsi umwe ahandi. Ni ibintu byakomeje kugenda bigorana hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu bose bari kuvuga ibyo batekereje. Gusa abafana ba Rocky Entertainment nk'uko bisanzwe, mugende nk'uko yagiye abivuga ko naho mumukurikirane, mugende mukore subscribe nk'ibisanzwe, mumuzamure n'ubundi, mumuzamure nk'ibisanzwe, mwongere mumufollowing. Ntabwo ari kumufana, mukore subscribe, mwiyandikishe nk'uko mujya mubikora ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ikindi nababwira, ndaza kubagezaho amakuru agiye atandukanye mu kanya, amakuru atandukanye akomeje kugenda mukora subscribe. Ariko kubera ko nkunze kuba live kuri TikTok yarantwaye, niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo gufollowing. Kenshi mba ndi kuri TikTok, no kuri TikTok mwankurikirana. Kuri TikTok ni pero nk'uko ngenda mbibabwira, ndi umuvugizi wa rubanda, aba n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, pero abagenda bagezaho ibintu bigiye bitandukanye byiza cyane. Kandi umuntu uzajya wumva bimufashije azajya agenda anyandikira muri comment, ambwire ibyo namugejejeho, niba ari bibi cyangwa se ari byiza, nabyo mubimbwire, biba byiza cyane, byafasha. Ariko kuri YouTube tumaze kugira abantu 1000 badukurikirana, ni byiza cyane, nkomeje kugenda mbashimira. Ikindi YouTube tuzajya twamamariza ubuntu, nk'uko abandi usanga abandi baguca amafaranga kwamamaza, hano tuzajya twamamariza ubuntu, kubera ko ibyanjye ni ibyanyu, ibyanyu ni ibyanjye, n'ibyanjye ni ibyanyu, nk'ibisanzwe cyane. Uyu mugabo rero yagiye agenda akora ibyegeranyo bitandukanye cyane, ariko abahanzi barebwa cyane. Uretse umuntu ashobora kuba afite indirimbo yarebwe na miliyoni 8 ari imwe. Reba umuntu ufite miliyoni y'abantu bamukurikirana baba subscribers, ariko akaba afite mu biganiro byose yakoze kuva yatangira kugeza ubu, akaba afite miliyoni 126 zonyine zimukurikirana. Mu gihe umuhanzi ashobora gukora indirimbo 3 akaba agize miliyoni 20.
cyangwa se umuhanzi ashobora kuba afite nk'indirimbo 10 afite nka miliyoni nk'ijana na 50 cyangwa se miliyoni 200. Abahanzi ariko baba bashoye cyane, ibi byegeranya abantu bakorana amafaranga abamo cyane.